ikintu cya kane alla tajlisa fi khalwatin ma'a rajulin ajnabiyyin anha. Ikintu cya kane umuislamukazi ntiyemerewe kwicarana n'uwundi mugabo, ntiyemerewe kwicara n'uwundi mugabo utaruwe ngo bicare bihereranye. Ndongera ngisubiremo. Icya kane umugore, yaba umukobwa cyangwa se umugore warushinze, yaba umugore wubatse, ntiyemerewe kwicarana n'umugabo wemere kuba yamushaka, ntibemere kwicarana ari babiri nta wundi wa gatatu ukoze iki uhari. Aya nayo namwe mategeko y'iki, mategeko y'idini. Gute? Nuko ubusira mu kurinda igitsina gore no mu kurinda inzira zaganisha abantu kuri zina, ubusiramu bwaharamishije kuba umugabo, umuhungu n'umukobwa, cyangwa se umusore n'umukobwa, cyangwa se umugabo n'undi mugore badafite icyo bapfana bashobora kuba babana. Idini ryabuje kuba bakora iki, bakwicara bonyine ari babiri nta wa gatatu uhari, nkuko biri muri hadithi fi sahihain عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuze iti la yakhluwanna rajulun bimra'atin, ngo ntagihe ngo umugabo ntazihere n'umugore illa ma'a dhi mahram, keretse uwo mugore naba ari kumwe n'undi mugabo uzijwe kumushaka. Hadithi iravuga iti la yakhluwanna rajulun bimra'atin, umugabo ntazihere n'umugore illa uretse ma'a dhi mahram, uretse uyu mugore azabe ari kumwe na mahram. Mahramu ninde? Mahramu w'umugore ni umugabo wese ukoze iki, uzirijwe kuba yashaka uyu mugore, nko kuba umwana w'umuhungu, se umubyara, musaza we bavindimwe ku babyeyi bombi cyangwa se ku mubyeyi umwe, na sekuru na so wabo na nyirarume, aba bose w'umukobwa, aba bose baziwe kuba bashaka uyu mugore. Rero intumwa y'Imana iravuga iti umugabo ntazakora iki, ntazihe n'umugore ngo bicare bonyine keretse bari kumwe na mahram. Bisobanuye ngo waba uri mu rugo, igihe kwa kundi ushaka kuba uri mu rugo iwawe, umugore ashaka kuba ari mu rugo iwe, hakaza umugabo kwa jirani wo ku muturanyi aje kureba nde, aje gusura uru rugo. Mu gihe asanze umugabo adahari ntabwo yemerewe kwinjira, ntiyemerewe kwinjira ngo yicare muri salo cyangwa se yicare mu nzu, keretse igihe hazaba hari mahram, hari undi mugabo hari. Hagomba kuba hari umuhungu w'uyu mumama, kandi umuhungu agomba kuba akuze, ntago ari umwana muto, kuko ikigamijwe muri mahram ni umuntu uciye ubwenge, uciye akenge, ndetse ukuze ku buryo usobanukiwe iki, usobanukiwe. Naho kuba umugore yakwitwaza ngo ngiye mfite akana kanjye k'agahungu k'imyaka 3, ako ngako ntago ari ka mahram, ntago bihagije kuba yakora iki, yakwakira umushyitsi w'umugabo wemere kuba yamushaka ngo aze mu rugo kandi umugabo adahari. Niyo mpamvu muri sheria y'idini nuko igihe umugabo adahari, ugiye gushaka, ugiye gusura umugabo ugasanga adahari, ntiwemereye kwinjira, ugomba gukora iki, ugomba guhita ukomeza ugasuhuza, ugakora iki, ugakomeza inzira zawe, kubera ko idini ryabuje gukora iki, ryabuje umugabo kwihera n'umugore atari kumwe n'andi, atari kumwe na mahram. Ni nayo mpamvu igihe umugabo agiye kureba umukobwa iwabo, yaramushimye, yaramenye ko mu rugo runaka harimo umukobwa yifuza kuzashaka, igihe agiye kumureba nk'uko idini yabigennye, uwo mukobwa ntabwo agomba kuba ari wenyine, agomba kuba ari kumwe na se umubyara, cyangwa se musaza we, cyangwa se n'abandi bagabo bandi ba hafi, ku buryo umuhungu aza kumureba ari kumwe na mahram. Kubera iki? Kubwo kurinda amategeko y'idini. Ntabwo ari ugushinja umugore ngo umusambanya, ahubwo idini yadushyiriye amategeko akora iki, atubuza gukora iki, atubuza kuba twabuza, adukumira kuba tutajya he, tutajya mu byaha. Ubwo izi nukta nibibika mu byandike, wenda haza kuza gukora iki, kubazwa ibibazo kuri iki, kuri ibi bintu, ko ni by'ingenzi cyane. Icya gatanu, umugore agomba kwigengesera akakirinda, alla tukhalita ar-rijala, umugore ntiyemerewe kwivanga n'abagabo, umugore ntiyemerewe kujya mu ruvangitiro rw'abagabo. N'ikinyo tukivuze gutya, hari abantu rimwe rimwe bafite uburwayi mu mitima, bahita bavuga ati ngo urabona ngo aya ni amacakubiri, ngo ibi ngibi ntabwo byemewe. Ariko ntabwo ari byo, kubera ko iri ni idini ryacu. Kandi we musilamu na we musilamukazi uri kumviriza aka kanya, umusilamu n'umusilamukazi afite idini rye, kandi yemerewe kugira idini rye, ava kuba bitabangamiye iki, bitabangamiye abandi bantu, kuko mu gihe bitabangamiye abandi bantu kandi idini bitwemerera, nta kikubuza kuba wakora iki, wazirikana amategeko yayo, nk'uko uzasanga n'ayandi madini n'iyindi mico
n'abandi bantu bakoze iki bafite ibyabo bafite imico yabo bafite indangagaciro zabo natwe ubusilamu bwacu bukoze iki bufite indangagaciro zacu bufite indangagaciro z'iki z'ubusilamu ni ukuvuga mu ndangagaciro z'ubusilamu ni uko umugore atemerewe kwivanga n'abagabo batarabe abagabo bemerewe ko bamushaka ntabwo bemerewe kujya mu ruvangitirane rwabo gusa wicaye mu bagabo ngo bari gutera story ruganira ntabwo byemerewe kubera iki kubera hadithi ivuga iti hadithi iri sahihi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam avuze iti yavuze ngo khairu sufufi nisa'i akhiruha ngo iswafa nziza z'abagore ni za zindi za nyuma yani igihe umugore ari mushigiti yaje gusari iswafa nziza z'abagore ni za zindi z'inyuma wa sharruha ni swafa mbi z'abagore awwaluha na za mbere ngo buri ko umugore arusha kuba hafi y'umugabo niko iyo swafa aba ari mbi abakwiye gukora iki abakwiye kuba yabinyuma kubera iki kugira ngo ubusilamu bukora iki bumushyire kure y'igitsina gabo kugira ngo hatabaho iki hatazabaho ubwononi bitewe n'uko umugore akoze iki yabaye hafi y'umugabo utaruwe hadha fil masjidi ngo mwibaze sheka aravuga ati ngo ahangaha mwibaze ahangaha ni musigiti rero bimeze gute fakaifa fi ghairihi niba umugore dini yaravuze yuko iswafa ye nziza ari y'inyuma iswafa ye mbi akaba ari y'imbere ari mu musigiti abantu bagiye gusari nta bindi bintu bagiyemo ibaze rero bimeze gute no ahandi hatari mu musigiti rumva hatari mu musigiti noneho ni ibintu bikoze iki ni ibintu bikomeye cyane Sheikh aravuga ati walil ikhtilati akhtarun adidatun ngo n'uruvangitirane rw'abagabo n'abagore kuba bakwivanga bakaba hamwe ngo bifite ibibi byinshi cyane wa adrarun kathiratun bifite n'ingaruka mbi nyinshi cyane sabaka al-isharatu ila tarafin minha Sheikh aravuga ati zimwe mu ngaruka zo kwivanga zagaragajwe nyuma no kuvuga hanga uyu n'umuryango hari ibyo yavuze nyuma ariko kubera ko bitewe n'ukuntu umwanya udahagije turavuga ibingibi bikoze iki ibingibi bike Sheikh avuze no kuvuga ukwivanga hagati y'umugore n'umugabo bakaba ikintu kimwe ugasanga babaye hamwe ibyo ngibi bifite ingaruka nyinshi cyane bifite ndetse n'ubwononyi bwinshi cyane bukora iki butuma habaho ubwononyi bifite ibintu bibikoze bituma habaho icyabaho ubwononyi ni kuvuga umugore umusilamu ntiyemerewe kujya mu ruvangitirane rw'abagabo n'abagore ngo bivange nayo mpamvu ushaka kwibaza se kuki abagore basari kwabo n'abagabo bagasara kwabo musigiti nuko ubusilamu bwakoze iki bwabuje kubaho uruvangitirane hari n'abandi bantu ba bid'a uzabona mu bihugu by'i Burayi basige barashyizeho uburyo ugasanga umugore akoze iki ugasanga umugore abaye imama arasarishije ugasanga abagore n'abagabo barivangavanze nyine ngo bashaka kuzana bya bintu usanga abazungu bita ngo ni agenda mu buringanire mbega bashaka kuzana uburinganire aho butari mu idini uburinganire hagati y'umugabo n'umugore hari aho buhari kubijyanye n'iswala umugabo n'umugore baringaniye bagomba gusara kimwe bagomba gufunga kimwe nkuko bose bafunga ubwango bararinganiye ndetse no guhembwa bahembwa kimwe ariko hari aho uburinganire budakora muri Islamu aho budakora ni mu iswala mu turi gusara musigiti ntibyeme kuba twakwivanga ngo usanga twakoze iki umugabo ahagaze hano umugore ari hano ngo bari kwisoko ngo bari gusari cyangwa usanga umugore ngo yabaye imama agiye gutanga khutuba ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ngibyo idini ifite uburyo yakoze iki uburyo bitugeneye rero hari abantu uzabona ba bid'a mu bihugu by'i Burayi bashaka kuzana inyenga bitekerezo zabo n'ibitekerezo byabo ugasanga abagore n'abagabo bakoze barivanze ngo bagiye kumva inyigisho bari kumwe ariko ibyo ngibyo ni amakosa icya gatandatu alla tusafira illa ma'a dhi mahram umugore kinyamfura kindi cya gatandatu umugore ntiyemerewe gukora urugendo keretse ari kumwe na mahram umugore ntiyemerewe gukora isafari kuva ahantu ajya ahandi haruka ko ari isafari ahantu hangana ibirometero 85 ntiyemerewe gukora urugendo atari kumwe na mahram yo atari kumwe n'umugabo uzijwe kumushaka imma bari kumwe na se cyangwa se bari kumwe na musaza we cyangwa se bari kumwe n'abandi bagabo bakoze iki mu muryango we babuje kuba bakora iki bamushaka tubikura hehe tubikura muri hadithi yakiriwe na Bukhari aho yakiriwe na Muslim aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze iti la yahillu limra'atin an tusafira illa wa ma'aha dhu mahramin minha ngo ntibiziruye ntibyemewe ku gitsina gore kuba umugore yakora urugendo keretse igihe ari kumwe na mahrami we ntibyemewe ku mugore kuba yakora urugendo keretse igihe ari kumwe n'umugabo uzijwe kumushaka ese kubera iki ubusilamu bwashyize itegeko impamvu yashyize ubusilamu bwashyize itegeko ni ukugira ngo uyu musilamukazi abaje kuba yabungwabungwa n'abononyi turabizi mu rugendo akunze kuberamo ibintu bikoze iki ibintu byinshi bigiye bitandukanye
hari igihe imodoka ipfa, hari igihe umugore ashobora kugera ahantu akagera ahantu hatari umutekano, none iyo atari kumwe n'umuntu umuhagarariye w'umugabo abononye kumugeraho babasha ko bakora iki, biborohera kumugeraho kubera ko bitewe n'umugore n'ukuntu n'intege nke z'igitsina gore babasha ko bakora iki, bamushuka. Rero ubusiramu kugira ngo bukumire ibyo byose bwashyiyeho gahunda umugore kuba yakora iki, agomba kuba urugendo akoze agomba kuba ari kumwe n'umugabo we, cyangwa se atari kumwe n'umugabo we agomba kuba ari kumwe n'uwundi mugabo uzijwe kuba yamushaka. Urugero, umugore ntiyemewe kuba yava hano ngo ajye Gisenyi atari kumwe na mahram, ntiyemewe kuba yava hano agiye i Kigali atari kumwe na mahram we, agiye i Bugande, agiye hehe, aho yajya hose ntabwo umugore yemewe gukora isafari atari kumwe na mahram. Niyo abirenzeho abakoze icyaha arabihanirwa. N'ingaruka zose zikunze kuba ugasanga umugore yakora isafari ngo bamuhohoteye umusafari yagiyemo. Ibyo byose akenshi bikunze kuba bitewe no kwirengagiza iki, kwirengagiza ikinyabupfura idini yadutoje. Icya karindwi, alla tad'a shay'an min at-tib ala malabisiha 'inda khurujiha. Ikinyabupfura cya karindwi, umugore ntiyemere kugira icyo yishyiraho mu mibavu kuba yagishyira mu myenda, ku myenda ye igihe asohotse. Umugore ntiyemere kugira icyo yakwitera cyose ku myenda ye cy'imibavu gihumura igihe asohotse mu rugo rwe. Kuba mu gihe asohotse agomba kureka imibavu akayisiga mu rugo, akagenda nta kintu yiteye gihumuza imyenda ye. Mu gihe ageze mu rugo ibintu biroroshye, ashobora kuba yakora iki, ashobora kuba yakwitera imibavu nta kibazo kirimo. Tubikura hehe ko umugore atemewe kwitera imibavu? Tubikura muri hadithi iri sahihi yakiriwe na Muslim, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yabwiye abagore iramubwira iti, yaravuze ati idha shahidat ihdakunna almasjida, umwe muri mwebwe bagore naramuka agiye ku musigiti, fala tamassa tiban, aramenye ntakitere imibavu. Umwe muri mwebwe bagore naramuka agiye ku musigiti agiye gusari, fala tamassa tiban, aramenye ntagakore kubimuhumuza, mbega ntagakore iki, ntakabyisige yaba ku mubiri we cyangwa se yaba ku mwenda we. Ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam windi hadithi yaravuze iti, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat, ngo umugore wese uzitera imibavu yarangiza agasohoka amaze kwitera parfait agasohoka mu rugo akajya hanze, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha, hanyuma akanyura ku bagabo bakumva impumuro ye, bakumva uburyo impumuro ye ari guhumura niyo mibavu yiteye, fahiya zaniya, uwo mugore azaba ari umusambanyi, wa kullu aynin zaniyatun, na buri jisho ryose rizamureba rizaba ryasambanye. Ese iki bisobanuye kuvuga ngo azaba ari umusambanyi? Abanyavuga yuko azaba ari umusambanyi uwo mugore bisobanuye azaba ari umunyabyaha, yakoze ibyaha yarengereye. Ntibisobanuye ngo yakoze zina ku buryo yajya gukora iki, ku buryo yajya koga ijanaba, ahubwo aba yakoze icyaha yagomeye Allah subhanahu wa ta'ala, yigometse ku muremyi we. Icya munani ni ibintu 10. Icya munani, alla tuhawila lafta anzari rijali al-ajanibi ilayha, umugore ntiyemere kuba yagerageza guhindukiza amaso y'abagabo batarabe kubahindukiza iwe. Umugore ntiyemerewe, ntazagerageze guhindukiza amaso y'abagabo batarabe ngo bamureba, mbega arabujijwe kuba yakora iki, yakora ikintu cyatuma abagabo batarabe bakora iki, bahindukira ngo bamurebe. Gute? Ni gute? Naho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, abagore baramenye ntibakagende bakubita inkweto zabo hasi, ntibakagende bakuba inkweto zabo hasi kugira ngo hatazamenyekana ibyo bahishe mu mitako yabo. Abagore ntibagakubite amaguru yabo, mbega ntibakagende bakuba amaguru yabo hasi bitazatuma hamenyekana imitako ye akoze iki, ahishe. Ni ukuvuga idini rya Kisilamu ryabujije umugore gukora iki, kugenda ari kuba iki, ari gukubita amaguru hasi ku buryo imirindi yumvira, kuko iyo kubisa imirindi ye hasi bituma abantu babakora iki, bahindukira barebe uwurindi uri kugenda, cyangwa se byo kumva ari kugenda akora iki, akuba inkweto ze hasi, birabujijwe. Ni naho amenye bafatiye kuma bavuga yuko umugore ntiyemere kwambara za nkweto zifite talo ku buryo agenda yakubirenge byatabikuba hasi, ujya kumva nyine zikora iki, ziri kuvuga, birabujijwe kubera ko bituma akora iki, bituma yumvikana ijwi rye, bakaba babasha gukora iki, guhindukira ngo bamurebe. Ni kuvuga rero inkweto yose wambara ukumva kugenda ikora iki, kugenda ivuga mu muhanda, iyo ngiyo Islam yarayikubuje kubera ko
Allah avuze ko abagore bagakubite amaguru yabo hasi bitazatuma hamenyekana imitako yabo bahishe bakora iki babareba abantu bahindukira bagatangira kubarangarira. Naam, icyakenda antahubba basaraha ani nadhari ila ar-rajul al-ajanib. Ikinyabupfura cyakenda umugore ategetswe kubika amaso ye, ntarebe abagabo batarabe. Umugore ntagaraga gusa bategetswe kubika amaso, n'abagore ubwabo bategetswe kubika amaso yabo ntibagende bareba guzwa iki bareba abagabo babandi. Nukuvuga ntibyemewe ko umugore yakora iki yareba abagabo batarabe wagenda barangarira, ahubwo abagomba gukora iki abagomba kugenda akora iki areba hasi. Kugenda ureba hasi mu muhanda nibisobanuye kugenda ureba hasi kugira imodoka yakugonga hoya. Genda ureba imbere yawe, nushaka kwambuka ubanze urebe iburyo n'ibumoso niba nta modoka ihari ubone kwambuka. Ariko ikigamijwe hangaha umugore cyangwa kigomba kumuranga ntiyemerewe kureba abagabo batarabe, nkuko umugabo nawe watemewe kugenda akora iki kugenda areba abagore babandi batarabe. Ahubwo bagomba kubika amaso yabo, abagomba kubika amaso. Nayo mpamvu ubundi mu buryo bwiza bw'umugabo kwigisha abagore hakagombye kubaho iki, hakagombye kubaho ipaziya, hakagombye kuba iki, hagakwiye kuba hari ipaziya uburyo umugabo akora iki yigisha atari abagore, kubera ko abagore ntagarabe cyetse wenda bose ari bashiki be ari ba nyina wabo ari ba nyina wabo sawa, ariko mu gihe ari abagore babandi yemere kuba yabashaka cyangwa se abakobwa babandi ntiyemere kubigisha bareba. Nayo mpamvu Allah avuga muri Qur'ani aho Allah agira ati wa qul lil mu'minati, ngunabwire abemera Imana abagore ubabwire uti yaghdubna min absarihinna, bubika amaso yabo, wa yahfazna furujahunna, banarinde ubwambure bwabo. Yahanga muri aya Allah yabanje gutegeka abagore, yabanje gutegeka abagabo akurikiza abagore, ariko Sheikh azanye aya ivuga ku bagore kubera ko aricyo kintu agamije hangaha. Aya iravuga iti qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, bwira abemera Imana b'abagabo bubike amaso yabo, wa yahfazu furujahum, banarinde ubwambure bwabo. Aranje tabwira inwe Imana arayibwira iti wa qul lil mu'minati, bwira abagore abemera Imana ubabwira uti yaghdubna min absarihinna, bubike amaso yabo, wa yahfazna furujahunna, banarinde ubwambure bwabo. Ese kubera iki Allah yavuze ibintu biri byonyine gusa, kubika amaso no kurinda ubwambure? Kubera ko amaso y'umuntu arebye, amaso niyo ntandaro ituma ibi byose bibaho igihe umuntu yakoresheje nabi. Kuko umuntu agashobora gukora ikintu, agashobora gukora ubwangizi n'uwo atabonye, nta nubwo ashobora gukora ubwangizi ku byo atabonye. Habanza kureba, iyo habanje kureba icyo niyo rituma ikintu niyo ritera umuntu akora, niyo ritera umuntu gukora iki kuba hakurikiraho n'ibindi. Niyo mpamvu rero Allah muri adab ku bagabo no ku bagore Allah cyese kubika amaso yacu no kutari abagore babandi. Niyo mpamvu mu gihe hagiye kubaho kwigisha kugira ngo habe kubika amaso neza, nuko igihe umugabo agiye kwigisha abagore hagomba kuba hari iki, hari ipaziya, hariho ipaziya ibuze iki ituma atari abagore babandi. Naam, icya 10 an tuhafizu ala ta'ati rabbiha wa ibadatihi, nuko umugore agomba kuzirikana agahozaho kumvira umurezi we ndetse no kumugaragira. Umugore muri adabu zigomba kumuranga agomba kurinda akazirikana kumvira umurezi we, mbega kumvira amategeko yose Allah amutegetse, akarekana ibyo yamubujije, ndetse akanazirikana ibada no kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse no kugaragira Allah muri ibada hazamo umugore kwikwiza n'aya mategeko yose twabonye yose yabanje. Iyo umugore ayakoze aba ari kugaragira Allah, iyo ayubahirije aba ari kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aravuga muri Qur'ani ari gutegeka abagore, yaravuze ati wa aqimna salata, muhozeho iswala mw'abagore mwe, wa atina zakata, mutange zaka, wa ati'na Allah wa rasulahu, ndetse munumvire Allah n'intumwa ye. Allah ategeka abagore hanga muri aya muhozeho iswala, mutange zaka, mwumvire Allah, munumvire n'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. No kuvuga hangaha iyi aya iratugaragaza yuko umugore agomba gukora iki, agomba kuzirikana akanarinda amategeko ya Allah, akumvira Allah kubyo yamutegetse, ndetse akanumvira Allah kubyo yamubujije akabireka, ndetse akanahoza kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Dore ko ari ibintu by'ingenzi cyane dukiye kuba twakora iki, abagore b'Abasilamu kazi bashiki bacu mama wacu bakwiye kuba bakora iki, babizirikana. Sheikh aravuga ati wa jami'u hadhihi ad-dawabit wa ghayriha mimma jaa fi al-kitab was-sunnah al-muta'alliqa
بالمرأة المسلمة تعد صمام أمان لها وحارسا لشرفها وكرامتها. قلنا amategeko yose n'ayandi mategeko yaje muri Qur'an no muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aya mategeko ajyanye areba n'umugore w'umusilamukazi, aya mategeko abarwa ko ari ikintu n'uruzitiro ruhesha umutekano umusilamukazi hava kagera, ndetse runarinda icyubahiro cye, rukarinda n'indagaciro z'umusilamukazi. Ni ibintu 10 buri musilamukazi akwiye kuba yakora iki, akwiye kuba yazirikana. Ndumva twagarukira ahangaha, ahubwo hakaba niba hari ikibazo gihari, hari icyo munasobanuza, aba ari umwanya wo gukora iki, wo gusobanuza. Barakallahu fikunna, Allah abahe umugisha ndetse anabarinde ndetse anatunganye urubyaro rwacu twese hamwe muri rusange, ndetse abatunganye abagore bacu, atunganye n'abagabo banyu bakora iki, Allah batunganye, anabayobore inzira igororotse, dore yuko twese hano kuri iyi si turiho tugamije kubw'umurimo wo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala no gukorera ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibi twizeye ni ibintu bituma umugore yabirinze abari gukorera ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, niyo abirenzeho abari kwegera umuriro wa jahannam. Allah aturinde umuriro wa jahannam twese hamwe, Allahumma amin.